de ZOOM TV24. Byinshi bigiye bitandukanye nyita professeur Mbata, umu professeur w'ikitegerezo. Uyu munsi nawe n'umusaza, umusaza n'umukecuru. Umusaza byose. Uyu musaza w'umukecuru. Kwa miranje kandi. N'umukecuru man. Uziko muza confusing abana banje. Erega n'undi ari kuvuga nk'abagabo bikaca. Umukecuru. Biteze bana. Ni sawa. Kana za Kimisagara. Kana za Kimisagara kuri Zaganati. La time can fly. Niba njye mbyibuka ngo bikansutsa cyane ariko buriya gukura ni byiza cyane. Ya gukura ni byiza. Anitha. That's life. Bon, gusanze hano ni kuri church murasenga. Yego, ndasenga cyane. Urakijijwe? Ndakijijwe. Ubura kubita amadayimoni akirukanga. Umva ndashota by'isazi. Ubu twadusare twimitse kunda tumwe dutera inyatsi ntago twakugira. Kare nibishoboka ntago bibaho. Warirukanye byose ukuraho. Nari ubu ngubu mbese ninjye n'Imana. We n'Imana. Nyitwaza ibitabo. Ariko nimwe twajyaga tujya muri secondaire umuntu yabasenga bakavuga ngo atwaza Imana ibitabo. Ariko Anitha uri mumwe mu bantu batinze muri iyi industry kandi none bakomeje kumanaginga fame itarigeze igwa itarigeze bihitinga cyane ngo byirukanke donc ukayimanaginga ukoresha iriye banga nta rindi banga. In fact neceza ko ari icambere neceza ko ari background umuntu aba afite yinjira muri kano kazi kacu kuko gatuma uhura n'abantu benshi. Icambere ibanga rya mbere nuko ugomba gukora akazi kawe udashaka fame udashaka guhitinga. You understand? Jewe naje vuga nije gukora man. So kandi ugakora nabanje kwiga umwanya munini nawuhaye kwiga ibyo ndimo gukora akakazi. Kwiga umwuga kuko ari umuntu yiga ku ishuri akibeshya ko ariko kwiga umwuga. Yes, so umwuga nawo banje kuwimenyereza ngujamo apana ibyo kuza nshaka hit. Ikindi cya kabiri ni discipline. Discipline y'umuntu iyo ukora ibintu byose bigira limit. Buriya nabaga ndi ku mibare yanje. Ari ibintu ntashobora gukora, hari n'ibyo nshobora gukora. So ibintu byose ikintu cyose ugikora ku rugero rwacu. Yes. Simbyiza cyane kubijyanye n'iyo fame wenda twanavugagaho. Hari uyu mukobwa uri muri Miss Rwanda, yitwa Miss Josiane. Uriya mukobwa donc waba umuzi? Ninde utazi Josiane. Yabaye nk'ishoka ni Josiane. Ikintu cyose ni Josiane. Njango ibigo byose iyo bagiye gukora nk'inama babanza bakavuga kuri Josiane. Mu gitondo bakora meeting z'ama-companies basigaye babanza Josiane. Mbere yo gusenga babanza Josiane. Nyuma yo gusenga. Okay, uriya mukobwa Miss ntagaraba Miss Josiane uhataniye ikamba rya Miss Rwanda uramuhaye aye mahirwe nkawe? Ndamuhereza position hazi yariyo kugeza kuri uyu munota na I can't say ngo ni Miss cyangwa se si Miss ariko icyo nzi cyo akakanye Josiane niyo yava mu uyu munsi wa none. Tuvuga nk'uyu munsi akava mu uyu munsi wa none. Navuga yuko ibintu atatekerezaga nibyo byamubayeho. Imana nukuvuga ngo we nawe ubwe ntabwo yabibelivingaga ntabwo yuvaga ko ibintu byamubayeho bizamubaho. Ibigaragare ko ntabwo yabiteganyaga. Burya ari ukuntu ugenda ukicara ugateganya ikintu ukavuga nibura bitewe n'ukomeze nzagera kuri urugero runaka. Ariko nka Josiane ntekereza ko kuba popular ukunguku byamutunguye and which is okay, which is good ko yavuye muri humble background bitewe n'ahantu akomoka n'uwo ari we n'abana bo muri uyu mujyanganye nabo ntabwo ari ibintu byari byoroshye. Ariko ntekereza yuko nibura ubu ngubu umuntu azi Josiane uvuze bitewe n'abana ahanganye nabo. Hari umwana urimo nanjye nabonye numva yamvusha imyuna kabisa nubwo nkirijwe numva yankura mu mwuka nubwo nkirijwe ariko ubona ko bitoroshye cyane. So wenda barimo benshi cyane bagiye bageze ariko noneho reka turebe Josiane fame afite niyo yakabaye afite.
neceza ko ibyo bitangaza by'Imana. Imana ishobora njewe nk'ubu ngubu mushobora kuba muraho mubona ari Anitha uraho ngaho usanzwe ejo ndi Imana ikankubita promotion idasanzwe ugasanga mbata wowe uravuga se noneho ndamutelefona ko twari tuziranye ari umuntu uraho ngaho wa fake dutigitana. You understand? Neceza ko ari cyo kintu cyabaye kuri Josiane. Ni gahunda y'Imana yari mufitiye twese tutazi kwaneceza ko n'abamwamamaza uyu munsi batamuzi batazi abenshi nibazi n'impamvu bamwamamaza ikigaragaza yari gahunda y'Imana yari gahunda y'Imana igupangira n'abantu utanazi batanakuzi bakagukorera ubuvugizi ntumenye aho bivuye ntabwo umenye ahantu bivuye. Hagati Anitha wenda nk'abakuri hano bakurikiye Flash TV abantu barakuzi cyane muri industry by'umwihariko urubyiruko bikeneye kubaha n'abantu banje bikeneye kubaha motivation ariko yo mu magambo ntago ari amafaranga dushaka ngo bahe uri umuntu uguha ijambo ryiza kugira inama ufite n'amafaranga na ari ariko byagorana umusaza ni danje kwishyura byose n'ubwo ngo gira ijambo ubwira urubyiruko by'umwihariko abakugiye Flash TV nk'inama wabagira. Icya mbere ni ukukomera ku burere bahawe n'ababyeyi babo kubera amateka y'iki gihugu hari n'abatarezwe n'ababyeyi babo ariko bafite abantu babareze cyangwa se nawe ukagira hari icyo bita self control mu bintu byose ukora ukagerageza gushyiraho ikintu ntarengwa ari yego nawe discipline kugira discipline. Ikindi cya kabiri mwibagirwe forget kuba aba star forget fame mukore mushaka gutera imbere koko fame it means nothing njewe mugiye mu mufuka wanje hatarimo kwinjiramo amafaranga bije nta kintu ufite na fame udashobora wowe kwibeshaho udashobora ejo nejo bundi kugera ku kintu runaka guseva ikintu runaka. By the way n'abazagukomokaho nabo bazakoma ni ikintu ugomba kubuildinga uyu munsi wa none ufite chance ukiri mutoya uri ugifite izo mbaraga zawe so forget about fame but ari ikintu abajene bagomba kumenya iriya fame izana n'ibintu byinshi izana n'ibibazo bagomba kubimenya cyane cyane ko n'abakobwa izina rizana n'ibibazo kuko abenshi hari abahagwa hari abaza yagira gutya abantu bamumenya akananirwa ku managinga iyo situation kuko yarazi ko ashaka izina ariko rikazanana n'ibibazo. So Anitha wenda tunaguciye mu ijambo nkawe wabigenje ute kugira ngo ugere kuri iyi myaka ugezemo ko mba ntago ari mikeya oya ntago ari mikeya murabibona namwe ntago ari mikeya muranabizi nabigenje nti nibyo ngibyo nakubwiye nagerageje kwirinda mu buryo bwose bushoboka ku bintu runaka ariko akazi nkagakora nkuko ngomba kugakora yego kandi ikindi bakirinda gusuzugura akazi buranje sinigeze nsuzugura akazi natangiye ncuruza nacuruzaga za wapi pani bino birungo bashira nkavano nkafata ifite nk'agapaki k'ikirungo nkajya gucuruza za Nyabugogo. You understand? Mbe gusuzugura akazi kabi kashobora no kuguhesha akeza. Yes. So Anitha katugushimire nizere ko ubutahani kongera gukina tuzakubona kuri Flash TV. Urabizi ko uri umuntu wanje ndahari main bamba Yes, iracyari Flash TV mbabwe ngo ndabakunda cyane kandi abanezerwa nitwa Professor Mbatandi kumwe n'abanyarwenya bagenzi banjye duhura mu itsinda rya RCC ni kisha RCC ni Rwanda Comedy Club ni ihuriro ry'abakomedie. Hari ikintu tumaze iminsi tuganiraho muri no minsi ura mukobwa muri Miss Rwanda Josiane uramuvuga icyo Josiane icyo namuvugaho Ewana ya shana muvuga iki mwana neza reka ndebe yuko nyibona Josiane ngiye icyo namuvuga nuko nyine ari muri Miss Rwanda gusa none urumva se ntago uratangira kugira urukundo ntugisiga ryamuka murota naba nabuze ubwenge ndagaza muri Miss Rwanda iryamye urotane muri Miss Rwanda akareka kereka ngiye muri Miss Rwanda zashize nyine tubwireze izi myaka ishize ba Liliane iryamye urota Liliane ariko nawe ntabwo yapfa kunshishikaza
wowe iyo uryamye urotanisha muri Miss Rwanda se warota Josiane koko reka ariko icyo twavuga uriya mukobwa abantu bamufana twe turamufana gusa tweho twakunze ntago ari marayika abantu baba bavuga ngo ntiyaba Miss ngo ntago ari marayika yego sinabasheri we kuko nyine atari marayika ariko ngende umufana we afite azajye no muri Miss World niyo batora Miss Rwanda ariko azajye nko muri Miss World aduhagarare kuko hariya iyo ugiye uri nk'umugande w'umwimerere abantu ubona amanota menshi niyo mpamvu abari abacu batabonye amanota abacu ngo bagerayo babashaka bakababura kuko ari n'akuma bacamo akuma gasona bitandukanye bitewe n'ukuntu ubundi abakongomani bariyakiriye kuko iyo aciyemo akuma kari imyoza ariko iyo aciyemo umunyarwanda wisize kwa kundi akuma karira nk'akabonye zahabu kuko abashashagirana bya hatari oya nyewe bata ikintu navuga kuri Josiane ndavugaho ibintu bibiri. Josiane ikintu cya mbere navuga nyine umufana we kabisa nanamutuye nimero 30 agomba kuzaba Miss kabisa. Icya mbere buriya nta Miss Rwanda igibura gakoryo nkuko hari umuntu wa trendinze bitaga ngo Miss Gisa yarateye nk'iki no nukuvuga ngo iyi Miss Rwanda 2019 twabonyemo Miss Josiane yagaragaye yagize ate yasitaye ubwo already ni Miss Gisebe ariko rero sasa urimbwa nukurara mu nzu wangu ariko mbabare kubikubwira nibaje mu Gisebe arazamo na Tom Cruise warabubwaye Tom Cruise ngo yize imyaka 7 ariko ikigaragara akomeje icyo yakoraga ngo mu myaka 7 yose yize ubijya akora kwa muganga ngo apfuka ibisebe ukibaza kwiga imyaka gupfuka mbata byakundanira gupfuka igisebe imyaka 7 yishyura amafaranga miliyoni nazama miliyoni ugiye gupfuka ibisebe ubwo rero niyazamo Josiane n'igisebe na Tom Cruise arazamo ariko njye kintu navuga kuri Josiane nuko Imana mbata ejo ngira ngo nejo nabonye ubutumwa bwe ariko kumbwira ko namufasha muri iyi Miss urazi ko ngiye ngunda gufasha abantu Josiane Imana nshaka ko bufasha nshaka ko bufasha cyane rwose nta bundi bufasha cyambwira ngo niba byashoka ko twakundana ariko ndi kubyigaho nungu mbona meze gutya ndimeze nk'uri muganda ariko ndi kubitekereza Josiane okay kumwemera nshobora kumwemera nta kundi nase wabigira inda yawe nini yakunaniye ntago ari iby'inda kuko nawe kimugenza sinzi ko agiye muri Miss Rwanda atarindi mujyanye ariko urumva dujwe n'inda twembi ntago byashoboka ariko mata urwo rugo ari kiri kintu urwo rugo ntago rwakomera ahubwo ko nase tuvugisha ukuri nawe arabizi ose ari muri Miss Rwanda abikwiriye arabikwiriye ko yakoze iki yakoze iki yarasitaye rega none niba ari byo ngibyo najye Nyabugogo uzana masitara Nyabugogo cyangwa shaka kandi ahantu ajye nko mwishyamba abantu yiruka ntago byashoka mbata ariko mbata ari ikintu twitiranye ariko n'ubushe ngo asiga akundana Nike mukunzi no buryo bwo kugira ngo bakore comparison s'urukundo no kuvuga abantu baravuga ngo Josiane ngo nta cyongereza azi ngo abandi ba Miss ngo twatoye ngo baraduserukiraga bakajya hanze honestly atarimo joking Josiane abagiye hanze bo ikamba bararizanye baretse umwana w'u Rwanda kurera Rwanda ya nawe akagenda sinumva abantu bamurwanya ntago mbumva kabisa hari umumisi werutse kohereza hanze yagiye muri conference kuduhagararira inama ari gutangira saa 3 agera saa 7 bamuhaye GPS ntazi kuyikoresha kuki Josiane atabyigishwa nimero 30 tuyiriho rwose tuyiriho ntabwo twayivaho urebye neza waje kubona ko Josiane afite uburyo ahuje ingeso na The Ben we na The Ben bahuje iki bahuje ingeso na Medi na Diamond bahuje ingeso gute rero Josiane ndagusa na Diamond mukuntu sinzi amaso oya cyakora cyo ndi kwerekana umunwa nawe ya ariko icyo ubonye icyo bahuje na The Ben udakeka ikindi bahuje ubustari ni ubustari nshatse kuvuga mbatu mbabarire ndakuzi afite bounce ajya ku kibazo mfite ngiye hano mbata njyamana nibaza urakoze kunyutsa icyo kintu Josiane bamuhaye bounce aryiki i bounce arindi bounce
ariko igitangaje tuziki bosa kugira ngo ugire bosa riba ryambaye ijire rifite na biriya bintu byabigenewe byaba biteye imbere akaba afite wenda n'indembo tu nk'ibosa ariko umuntu urinda Josiane bigaragaza ko afite ibibazo byihariye ewana nuko bagaragaje ko Josiane afite ikibazo gikomeye ntago ari cy'umutekano gusa no ku mubiri ngo iryo bosa ngo rihora nta muti w'ibisema aha ngaha aho Josiane akomerekeye ni wari mushyiriraho nk'abasifuzi kwa kundi umusifuzi aza akatashyiraho ariko hagati aho ngaho nimugire ikintu mubwire abakurikiye Flash TV by'umwihariko nimba ari abafana bibo bamukurikiye mugire icyo mubwire. Icyo twabwira abafana ba Josiane n'aba Miss Rwanda byose abari kubikurikira bariya bakuyemo ntibagire ubwoba umukobwa rega bamukuramo akanarira ngo avuye muri Miss Rwanda abakobwa bose bari ba Miss mpunga ari Mister nyine niba uri Miss urugero nkanjye ndabahagarariye mu basore uri Mister wiwanyu urumva uwo mukobwa nawe ni Miss uriya Josiane ni Miss Karongi abandi ni Miss buri wese abafite Miss buri umukobwa wese ni Miss rero none nawe niko byumva niko mbyumva nkaho uri Mr. Mbata uhagarariye iki zose imbata z'igihugu mutangiye kuganira nawe rero mutangiye kuganira nawe Bulldog ngo nawe ni Mr. Bulldog arazihagarariye zose all the dogs ibyo niho bivuze nimwe mu bivuze ariko icyo twabwiye hano bakurikiye Flash TV twe turabakomedie ntago Josiane tumwanga tudutera urwenya turamukunda turanamushyigikiye rwose n'aba Miss ariko ntago tuzinga za Miss wiki hari ba Miss Popularity Miss Photogenique urumva wazaba wese tuzabyishimira turamukunda cyane ubu muri comment nushyira kuri YouTube bamwe barazavuga ngo umuhungu wambaye urugofero ngo yuri ngo umuhungu wambaye urugofero ngo nashake bamubambe bamwica oya twe turamukunda Josiane rwose nka Zubi comedy twe Josiane ahubwo nuko ndikubabwira ngiye muri Miss ndi kumupropose ko twakundana sina nabyemera neza cyane muri proposition cyane muri propose ubu muri Miss ndi kugira promotion ze rwose Imana izabigufashamo hagatanga reka tubashimire mwese katukomeze tugende tuganira namwe nanone mbibutse iri ni itsinda ry'abakomediye ry'abanyarwenya ntago bagamije gusenya bagamije kubaka niyo mpamvu ureba ko ari abasore bakeye neza bakeye ku maso Imana ikomeze baho umugisha basha nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda